Tugiye gukora keke ya shokora, hanyuma rero tugiye gutangira kuyikora. Aya ni amata mililitiro 200, hanyuma iyi ni bata amagarama 100. Noneho ngiye gufata ino bata nyisuke muri aya mata, noneho nindangiza ndabishyushya. Hano ndabishyira muri microwave, ndabishyushya kugira ngo ino bata ishonge. Ushobora kubishyira mu gasafuriya ukaba ariho ubishyuhiriza kugira ngo ino bata yawe ishonge. Hanyuma noneho rero ahangaha mfite amagi 2 ngiye kuyashyira muri iki gisorori. Noneho amagi yacu nitumara kuyashyira muri iki gisorori, ndahita nongeramo n'isukari. Muri keke ya shokora usanga hakunda kujyamo isukari nyinshi cyane. Ushyiramo isukari ukumva ntiri kumvikana, ugasanga nyine ukoresheje isukari nyinshi. Aha ngaha ndakoresha ibiyiko 6 by'isukari, ibiyiko binini. Tuvange, noneho turagenda tuvanga ndetse na ya mata na ya bata twari twashyize muri microwave. Aha ngaha urarindira akabanza agahora, akaba nk'akazuyazi. Iyo wayacaniriye agashyuha cyane, ntabwo ushyiramo amata ashyushye cyane, ashobora kwica umusemburo, keke yawe ntize kubyimba neza. Noneho rero ikindi tugiye gukurikizaho, tugiye gushyiramo amafu. Hano napimye ibikombe 2 by'ifarini. Hanyuma noneho ahangaha nanone ngiye gukoresha 1/2 cy'igikombe. Shokora, ifu ya shokora uba ugomba gukoresha nkeya cyane. Ushyizemo nyinshi uba wumva biri kurura. Mu bikombe 2 ugashyiramo, mu bikombe 2 by'ifarini y'ingano nibuze ugashyiramo 1/2 cy'igikombe kimwe cya poudre cy'ifu ya shokora. Noneho hano turakoresha umusemburo, ikiyiko kimwe cya baking powder. Noneho rero turagenda tuyungurura kubera ko ano mafu usanga haba harimo utuntu tugiye twarafashe. Uba ugomba gukoresha akayunguruzo kugira ngo uze kuvanga neza, hataza kuzamo ibintu by'ibibumbe. Turavanga neza rero kugeza igihe turi buze kubonera uruvange rwacu rumeze nk'igikoma. Turagenda twongeramo ifarini buhoro buhoro, uko nguko ndi kubigenza. Tugende tuvanga kugeza igihe turi buze kubonera rwa ruvange ruba rumeze nk'igikoma. Hano ntabwo nakoresheje akunyu, nta nubwo nigeze nshyiramo baking soda. Ushobora gukoresha akunyu gakeya cyane, wenda akunyu nk'agace k'akayiko gatoya ushobora kugakoreshamo, cyangwa se ugakoreshamo baking soda. Ngewe rero hano ntabwo nayishyizemo. Nitumara kuvanga rero turahita dufata runo ruvange rwacu turushyire muri kano kamure twateguye kubekingamo. Ariko mbere ndabanza nkasigemo utuvuta dukeya kugira ngo keke yacu itaza kuza gufata ukabona igihu cy'inyuma kirakomeye cyane. Noneho rero duhite dusukamo rwa ruvange rwacu rwa shokora n'ifarini n'ibindi byose twavanze. Ku bantu baba bagitangira kubekinga cyangwa se gukora amakeke, ntabwo wuzuza kano gasorori uba ugiye kubekingamo. Ushyiramo nibuze kugezamo hagati kugira ngo keke yawe ize kubona ahantu ibyimbira. Iyo wujuje cyangwa ugashyiramo byinshi cyane, iyo itangiye kuzamuka ikabyimba ibura aho ibyimbira, keke yawe igatangira ikajya imanuka hasi. Urumva rero ko atari byiza. Hanyuma rero tugiye kuyibekinga, tugiye kuyiteka mu ifuru nabanje gushyushya. Ndateka iminota 30 kuri degere Celsius 180. Keke yacu yahiye, murabona ukuntu imeze. Turayireka ihore hanyuma tuze kuyikata.